Imana urabyemeye, Imana urabyemeye iki umwana wanjye. Imana imubonye ngo igira imbabazi nyinshi. Ese ujya wibuka ko dufite Imana y'imbabazi? Ntabwo ikora buri gihe kuko wirije, ntabwo ikora buri gihe kuko wabaye umusenzi ukomeye, ntabwo ikora buri gihe kuko waraye wicaye, ntabwo ikora buri gihe kuko waraye upfukamye usenga. Ujya ugira imbabazi gusa. Na nyuma ya zeri irakora. Ndashaka kubyumvisha umuntu, wirekura iyo situation, wibiheba, wibirangiza, wibipfundikira, wibishyingura. Na nyuma ya zeri irakora. Hahandi wowe wabivanyeho neza wumva ntacyo ugifite cyo kubikoraho. Imana yuzura impuhwe. Imana yuzura impuhwe. Ntabwo ijya yibagirwa amarira twarize, ntabwo ijya yibagirwa amavi twapfukamye, ntabwo ijya yibagirwa ibikorwa twakoze, ntabwo ijya yibagirwa, ifite memoire nziza. Abantu bakwibagirwa minota 2, bakibagirwa ibyo wakoze mu myaka 10 yatambutse, ariko yo ntabwo ijya yibagirwa. Imana yacu irazirikana. Reka ikwibuke, reka ikugirire imbabazi. Imana yacu igitungurana. Surprise bigacamo. Katori yarama zeketeke katora mandekete ikatori ya mandeke. Ubushobozi bwawe bwarangiye, imbaraga zawe zarangiye, amaboko yawe yarushye, amavi yawe yarushye, ibirenge byawe byarushye, umugongo wawe warushye, ibyawe byose byatsinzwe, byananiwe, amaboko yawe yananiwe, ubushobozi bwawe bwarangiye, ugupfunda imitwaro nariya byose byarangiye. Imana igira impuhwe. Azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye kiriba. Wari wapfuye, ari umwana w'ikinege kandi nyina ari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Wari wapfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Haleluya. Uyu munsi nje kubabwira Yesu ugira imbabazi. Umunsi nje kubabwira ngo Yesu agira imbabazi twasenze, Yesu agira imbabazi tutanasenze. Yesu ashimwe cyane. Ndongera kubona inkuru nanone muri Bibiliya batubwira. Inkuru nkunda cyane iri mu Itangiriro nayo. Aburahamu azinduka kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi. Abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe. Amuha n'uwo mwana, aramusenda, avayo, azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kurebaho umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye ahatereye atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Haleluya. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari ati, aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumvisha ijwi ry'uwo muhungu wawe aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu, umufate amaboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura ku maso, abona iriba. Aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayiramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Yesu ashimwe cyane. Umubyeyi aragiye w'umupfakazi, agiye kwishyingurira umwana umwe w'ikinege. Katorama. Umwana umwe w'ikinege agiye kumushyingura. Umupfakazi first of all, umwana umwe w'ikinege agiye kumushyingura. Urumva ko ari situation ibabaje. Nibaza ko bari bamutwaye mu maboko, ko ngaho muri uwo mudugudu wose bari bamutabaye. Nibaza ko bari bamutwaye mu maboko aboroga, nibaza ko bari bamutwaye mu maboko arira, nibaza ko bari bamutwaye mu maboko avuza induru ati Mana urabyemeye koko. Ariko iyo abantu bageze aho gushyingura ibintu, ntabwo nzi ikishiri ya mwana, ntabwo biri bivuga nibarishwe n'igiki. Ariko iyo abantu bageze bavuga ngo dushyize mu isanduku, turapfundikiye, turashyinguye, na nyuma ya zeri Imana ishaka gukora. Ni bingahe umaze gushyingura mwene da? Ni bingahe? Tuvugisha ukuri, ni wowe uzi situation yawe. Ni urugo wenda rwakunaniye, n'urushako, bigeraho umva urashyinguye neza, bavuga ngo you know what, nta mbaraga zifite zo kurwana. Nta kibazo, ariko gumishaho akajisho. You never know.
nkunda kurivugira ijambo you never know. Ntabwo wamenya ikintu Imana yakora no ku munota wa nyuma bamaze gupfundikira, bari mu nzira bateruye ikiri Mana we, ngo bateruye isanduku bagiye gushyingura. Yesu ashimwe cyane. Ndi kubabwira akaba ari njye ufashwa, ngo bagiye gushyingura ikibinda bagiteruye, niba ari ikibinda isanduku, abaturanyi bahuruye bamaze kumuha pole. Abantu baguha pole ariko nta kindi bagufasha. Abantu baguha pole wenda bakazana n'agacyayi, ariko Imana yareba mu mutima wawe agahinda karimo, ngo impuhwe zikayisaga. Haleluya. Papa, reka impuhwe zigusage kuri uyu muntu nkurikiye ufite ikibazo gikomeye kimurenze, kuri uyu wamaze kubishyira mu isanduku agafunga, kuri uyu nguyu wamaze kumva byararangiye, amaze gukura y'amaso, reka yongere asubize y'amaso, reka yongere avuge ngo birashoboka, reka yongere avuge ngo Mana we, kuko ari wowe uvuze ndabyemeye. Na nyuma ya zeru urakora, kuri uyu wamaze gupfundikira isanduku bayipfundikiye neza, kuri baba bamaze kumuteruza nabo bamwemeza ko byarangiye. Reka umwiyereke, reka umwiyereke, reka umubwire ngo na nyuma ya zeru mbasha gukora. Yewe reka gutererana uwo mwana, na nyuma ya zeru mbasha gukora. Reka gutererana iyo situation, na nyuma ya zeru mbasha gukora. Reka gutererana urwo rugo, na nyuma ya zeru mbasha gukora. Reka kwanga uwo mugabo, na nyuma ya zeru ndakora. Reka gufata ayo mavarisi muragiye, na nyuma ya zeru ndakora. Reka guheba uwo mwana urimo serumu, reka guheba uwo mwana uri kwa muganga, na nyuma ya zeru mbasha gukora. Uwo mwana w'umutire w'imucira witeka, ntabwo birarangira. Imana itaravuga ijambo rya nyuma, ntabwo birarangira. Na nyuma ya zeru irakora, na nyuma ya zeru irakora. Reka kubitera umugongo, reka kuvuga ngo ntabwo nshaka ko bipfa mbireba, ntabwo nshaka ko apfa ndeba. Imana ishobora gukora na nyuma ya zeru. Wibicira witeka, wibirangiza, wibipfundikira, wikura ijisho kandi warabisengeye igihe, warabyifuje igihe kinini. Ntabwo nzi ibyo uriya mama yagiye avuga. Harekora mandere bosha yarababa. Katorama yati yarabasiya. Wibikuraho amaso, wibikuraho amaso. Ayo madeni yituma ubikuraho amaso. Imana yaca inzira utazi, Imana yaca inzira utazi mwene data, Imana yaca inzira utazi. Na nyuma ya zeru irakora, na nyuma ya zeru irakora. Uyu mupfakazi agiye gushyingura umwana we w'ikinege. Imana ireba mu mutima, ireba amarira. Abantu baramutwaje isanduku bagiye kumushyingura, baramubwira Paul ariko nta kindi bafite cyo kumumarira, ari kugenda yikoreye amaboko asakuza ngo Mana urabyemeye, Mana urabyemeye iki umwana wanjye, umwana wanjye. Imana imubonye ngo igira imbabazi nyinshi. Ese ujya wibuka ko dufite Imana y'imbabazi? Ntabwo ikora buri gihe kuko wirije, ntabwo ikora buri gihe kuko wabaye umusenzi ukomeye, ntabwo ikora buri gihe kuko waraye wicaye, ntabwo ikora buri gihe kuko waraye upfukamye usenga. Ijya igira imbabazi gusa. Umubyeyi ikigira imbabazi gusa, zikayisaga zikayuzura, ikavuga ngo uyu mupfakazi ubuze umwana we w'ikinege koko, reka mutabare. Haleluya. Katori yaramama, reketeke, ntubikureho amaso. Na nyuma ya zeru irakora mwene da, na nyuma ya zeru irakora. Ndashaka kubyumvisha umuntu, wirekura iyo situation, wibiheba, wibirangiza, wibipfundikira, wibishyingura. Na nyuma ya zeru irakora. Hahandi wowe wabivanyeho neza wumva ntacyo ugifite cyo kubikoraho. Imana yuzura impuhwe, Imana yuzura impuhwe. Ntabwo ijya yibagirwa amarira twarize, ntabwo ijya yibagirwa amavi twapfukamye, ntabwo ijya yibagirwa ibikorwa twakoze, ntabwo ijya yibagirwa, ntabwo ijya yibagirwa, ntabwo ijya yibagirwa. Ifite memoire nziza. Abantu bakwibagirwa minota 2, bakibagirwa ibyo wakoze mu myaka 10 yatambutse, ariko yo ntabwo ijya yibagirwa. Imana yacu irazirikana. Reka ikwibuke, reka ikwibuke, reka ikugirire imbabazi. Imana yacu igitungurana. Surprise,
surprise bigacamo katori yarama zeketeke katora mandekete ikatori ya mandeke ubushobozi bwawe bwarangiye imbaraga zawe zarangiye amaboko yawe yarushye amavi yawe yarushye ibirenge byawe byarushye umugongo wawe warushye ibyawe byose byatsinzwe byananiwe amaboko yawe yananiwe ubushobozi bwawe bwarangiye ugupfunda imitwaro nariya byose byarangiye Imana ikigira impuhwe icyo kibazo ntushaka kukivaneho amaso ariko amaso ntuyavane ku Mana ndi gufashwa icyo kibazo ugikureho amaso nta kibazo icyo kibazo uvuge ngo nta kundi ndabiretse ariko amaso yahanga Imana amaso yawe agume ku Mana amaso yawe yo ntave ku Mana amaso yawe ugume uyerekeza ku Mana uvuga ngo Mana nubwo mbishyinguye ariko urabona ko atari byo byari bindimo urabizi ko nari kwifuza ko bimera gutya Mana nubwo imbaraga zanjye zindangiranye ngo aho izacu zirangirira ntitangira ikora haleluya aho imbaraga zacu zirangirira ngo niho itangira ikora mwene data wikura y'amaso katori yaramandekete nakatosha yaraba ndikubabwira akabari njye ufashwa umumama afite umupfakazi deja amazemo igihe umwana arapfuye arateruye isanduku barateruye barimo bamwe ati hangane komera niko isi yabaye niko bigenda Yesu ngo arahatambuka nta randevu bari bafitanye uyu mupfakazi ntabwo yamanutse avuga ngo ningera hariya mu ikorosi ndahura na Yesu no ntabwo yavuze ngo reka nciriya nzira sinciriye ngo reka nciriye tugenda tugiye gushyingura nubwo zose zigerayo ngo hari ahantu Yesu akunda kuhaca no nta randevu bari bafitanye mwene data utabyumva ukundi nta randevu bari bafitanye Yesu yaramutunguye Yesu ngo yararimo yitambukira abona umupfakazi gusa uri murira baherekeje gushyingura ikinege cye ngo aragenda akora kuri iyo sanduku wenda ntibari banamumenye ntabwo nzi niba ari mu gitondo cyangwa niba ari mugoroba wenda ntibari banamumenye aragenda ngo yikorera kuri icyo kibindi niba ari ikibindi iyo sanduku ngo akoraho gutya ngo bahita bahagarara ngo abwire uwari wapfuye ngo byuka mwana sohoka haleluya mumbabare mu byumba ukuntu ndi kubyumva sinzi niba ari njye uri gufashwa njyenyine ngo akoraho gusa ngo aravuga ngo kanguka mwana out ibyo byo gupfa bivane mu nzira ashaka ngo impuhwe ziramusaga nicyo nakunze muri iri jambo ngo impuhwe ziramwuzura yumva imbabazi umubyeyi uri kurira ugiye gushyingura umwana we w'ikinege kandi nawe ari umupfakazi nta muntu asigaranye count on Jesus kura amaso ku bantu kura amaso ku bigukikije kura amaso kuri bya bindi bituma oya amaso yawe ntave kuri Yesu amaso yawe ntave kuri Yesu ayanjye ntabwo azava kuri Yesu nubwo byaba binuka ayanjye ntabwo azava kuri Yesu nubwo byaba bikomeye Yesu ngo aritambukira gusa abona umupfakazi akoraho gusa ngo aravuga ngo yemwa kanguka ava mu bapfuye sha ntabwo birimo ngo amusubiza nyina mande kozi kataya baze kota amusubiza nyina ari muzima ariko muri kwimagine iyo surprise urahagurutse n'abantu baragushoreye bangana umusozi wose ngo umudugudu wose wari wamutabara bagiye gushyingura n'isi nuko yabaye nta kundi ntacyo bamumariye kintu usibye kumuteruza uwo bagiye gushyingura Yesu ngo arahatambuka ntabwo yaje gutabara oya ngo yarahatambutse yigendera gutya bahurira mu nzira ngo yumva impuhwe ziramwuzuye katorama aragenda akoraho gutya abwira wari wasinzire ngo kanguka byuka Yesu ashimwe cyane
Yesu avuga kuri icyo kintu, icyo nyine icyo kikurazurira, icyo wamaze kwiheba cyaguteye depression gituma wirirwa umeze gutya, wabona n'abaseka ukavuga ngo musekesha murahaze, wabona bishimye ukavuga ngo aha murishima, mufite uruvugiro nimwivugire, aha kuri uko kuboko kwitama, kuri ukuboko hariya kuri biriya washyinguye, hanga amaso Yesu, katorama. Vuga ngo ndabizi ko na nyuma ya 0 ukora Yesu, ndabizi ko na nyuma ya 0 wabizura, ndabizi ko na nyuma ya 0 wabigenderera, ndabizi ko na nyuma ya 0 wabikozaho ikiganza. Hagari ngo yari yamaze gutera umugongo umwana we, mbega agahinda k'umubyeyi, yari yamaze kubitera umugongo, avuga ngo adapfa ndeba, reka ndebe hirya apfaho ntareba. Bari mu butayu, ahantu adashobora gutekereza n'igitonyanga cy'amazi, ayo yitwaje byaramushiranye byose, bari kuzerera gusa bagendagenda batazi niyo bajya. Isezerano rimusanga aho ngaho, marayika ngo amukora ku maso, aramubwira ngo dore wimukuraho amaso, ugenda umuhereza amazi anywe, umwereka akariba. Aragenda avomera katoriyama, avomera umwana, aragenda aranywa, aragotomera, yuzuza ngo cya kindi, yuzuza icupa. Imana ihita imukubita n'isezerano aho muri ubwo butayu. Ariko muri kumva ubutayu icyo ari cyo? Sinzi ubutayu urimo mwene da, ntabwo nzi ubutayu urimo. Ubutayu ntabwo ari amafaranga gusa, hari igihe ibintu biba birenze ibyo ngibyo. Ubutayu ushobora kuba n'ako kazi urimo, kandi ari akazi kitwa ko ari akazi kanaguhemba, ariko ukabona wapi ntakivamo, nta n'atanu usigaza, nta n'atanu ubika, uri waka akadeni hariya n'hariya, byaragushobeye, byarakomeye. Ubutayu uba uri muri Canada, ubutayu uba uri muri Amerika, ubutayu uba uri muri Europe, ubutayu uba uri mu Rwanda, ubutayu ntaho butagusanga. Ubutayu bushobora kuba igitanda cyawe cyiza waguze miliyoni uryamyemo, kubera ka depression kakumereye nabi, kubera umwana wawe yishwe n'urumogi, kubera umwana wawe yishwe n'iki, kubera wapfushije, kubera ikintu runaka. Ubutayu bumenywa na nyirabwo, ariko ndakubwiza ukuri ngo yamaze gufitera umugongo, yavuze ngo nkuye y'amaso. Ntabwo nzakura y'amaso mana we, ntabwo nzakura y'amaso, ngo ufitiye icyizere. Mureke twe gukura amaso ku Mana, niyo ifite ijambo rya nyuma, na nyuma ya 0 irakora. Kwa Lazaro ngo ahingutse, wa Marita na Mariya batangira kumbwira ngo iyo uhaba kare ntaba yapfuye, ariko se kuki twagutumye ukanga kuza ubundi? Ariko se ubundi iyo uhaba twagutumye ngo ararwaye ntiwaza, nawe wapfiye ntiwahituza, none uje amaze iminsi ine yarapfuye, ubundi si ubwo koko? Atariko ntabwo mwemera imbaraga z'umuzuko. Yababwira umuzuko rero, bo bakiyumvira umuzuko wa wundi dutegereje natwe. Akongera ati ari hehe? Bati twaramushyinguye, amaze iminsi n'ubaranuka. Excuse zaba excuse, rego baranuka. Yesu atari sinakubwiye ngo niwizera urabona igitangaza. Maze abari bicayeho nabo bakamureba ngo ariko se ko asanzwe akiza abarwayi, ubiyaza akirwaye disi yari kumukiza nawe. Ntago bumvaga ko Yesu ashobora kuzura ibyanutse. Mwene da Yesu azura n'ibyapfuye, ibyanutse byarangiye. Ntabwo ari byageze mu isanduku gusa, n'ibyageze mu mva arabizura. Niki gitumye wihebye? Niki gitumye birangije? Niki gitumye wumva nta Mana igihari? Niki gitumye wumva bitagishoboka? Niki gitumye bitera umugongo? Yesu ngo aravuga ngo sinababwiye ngo nimwizera murabona imbaraga za papa, murabona gukora kw'Imana. Niwizera gusa urabona Imana. Ari hehe? Batari hari, ariko c'est fini, aranuka ubu. Iminsi ine yarashize Yesu, tujya tumuhamagara twagiza tukamuha n'ama excuse, tujya tumuhamagara twagiza tukanga igisubizo kandi twamuhamagaye, kubera kwizera ntabwo ari ko hari ibyo ashoboye birenze ibyo umwana w'umuntu ashoboye. Ntabwo ashoboye bingana n'ibyawe, ashoboye ibirenze ibyo ushoboye.
ashoboye ibyakunaniye, byananiye anko wawe, byananiye tante wawe, byananiye pasiteri wawe, ashoboye ibyananiye aposo wawe, ashoboye ibirenze. He's the Almighty God. Erega ubaranuka, iminsi nirashize. Wenda bibaza ko bashaka ko amwirebera akanamunukira, ariko akamureba kuko ababaye ko ari mugenzi we. Yesu ngo ararira, arizwa no kwizera guke ko ari kuraho hantu. Yewe nahageze naje, ariko nta nubwo mwemera ko ushobora kuzura uwapfuye. Nahageze naje. Ararira mu mutima, arababara cyane, avuga ati aba batipe ndi kubabwira umuzuko bakimvira umuzuko waryaye. Barabwira ngo mukureho ikibuye. Arangije ngo arasenga, ngo arazamura amaboko areba hejuru, avuga ngo data, sanzwe nzi kunyumva, ngo ariko mbikore kugira ngo abari aha ngaha bakwizere. Bamenye ko natumwe nawe, bamenye ko you are the boss. Haleluya. Kete. Na nyuma ya Zeri irakora, papa. Na nyuma ya Zeri irakora. Ihanga amaso, kura amaso ya kuri biriya byakunaniye, kura amaso ya kuri biriya wadepoje, kura amaso ya kuri biriya warangije kuvanaho. Hanga amaso Imana, niyo ifite ijambo rya nyuma, niyo ikorana nyuma ya Zeru. Wamaze gufata abaguherekeza mu rugendo rwo gushyingura, niyo ikora n'ibitarabaho muri situation iyo ariyo yose. Ega ubuhamya bwazamo ari bwinshi, ariko nawe nshaka kujya mu buhamya zabo bahana biteguye ikindi gihe. Ariko ndababwiza ukuri, na nyuma ya Zeri Imana irakora. No muri ayo madeni anuka, ntukibasha guca muri iriya nzira, telefone zose zirasona ugakwepa, na nyuma ya Zeri irakora. Komeza mu mutima wawe yibwira. Ntabwo nzi uriya mama ibyo yarize avuga, n'uriya wateye umugongo umwana we Hagari, ntabwo nzi ibyo yavugaga mu mutima we. Ariko ubundi umuntu ugeze muri situation nk'iyo yo gushyingura, arirasa kuriza Imana pe akenshi. Ngo arangije aravuga ngo Lazaro sohoka, va mu bapfuye, out. Abona umutipe arasohotse, ariko ati mumuziriture ibyo byenda, baga barabazingiye muri mumuziriture ibyo byenda avemo asohoka. Lazaro asohoka ari umutipe mwiza cyane, maze iminsi ine bakagombye kubanuka. Asohoka ari muzima. Reka tujye muri Bibiliya yose tukayijagata, tukavuga imirimo Yesu yakoze, ariko Imana iracyakora. Imana iracyakora, Imana iracyakora. Wabishyingura utabishyingura, wabyemera utabyemera, wakwemera amagambo ikubwira, wakwemera ibyo ndi kuvuga utabyemera, na nyuma ya Zeri Imana igifatwa n'impuhwe gusa, imbabazi gusa zikayisaga. Impuhwe zikayisaga gutya gusa, atari uko wayitumyeho cyane, atari uko uri nyiramasengesho. No. Na nyuma ya Zeri Imana irakora. Wibishyingura, wibirangiza, umwana w'imurangiza w'imucira witeka. Nzahora mbivuga, nzahora mbisubiramo. Nibyo bidusenyera ingo, nibyo bidusenyera igihugu, nibyo bituma abantu biyahura, nibyo bituma dutumutwe. Nzahora mbivuga mbisubiramo. Wibishyingura, wibirangiza, gumana kwizera. Niba ku mavi hatagishoboka nta kibazo, rarama ubyicara iruhande, vuge ngo nzagutegereza mpaka Mana, nzagutegereza mpaka, ntabwo nzagukuraho amaso. Haleluya. Imana iguhe umugisha.